nongeye kugusuhuza kandi ndagushimiye wowe muvandimwe uteze amatwi iki cyigisho ndetse nawe dukomeje kwigana iki gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Tugiye kwiga icyigisho cya 27 muri iki gitabo, icyigisho cyitwa Abisirayeli bahabwa amategeko. Ibikubiye muri iki cyigisho biboneka mu gitabo cyo Kuva igice cya 19 kugeza ku gice cya 24. Mu cyigisho cy'ubushize cyitwa bava ku nyanja itukura bagera kuri Sinayi, twagisoje tubonye yuko Abisirayeli babambye amahema yabo munsi y'umusozi Sinayi, kuko ya nkingi y'igicu yabayoboraga yari yahagaze mu mpinga z'uwo musozi, kandi twabonye ko aho hantu Uwiteka yari yarahiteguriye kugira ngo azahabigishirize ibintu bikomeye mu byo mwene muntu yigeze yiga byose. Hashize igihe gito bari mu mahema yabo kuri Sinayi, Mose yahamagariwe kujya mu mpinga y'umusozi kugira ngo ajye kuvugana n'Imana. Yazamutse inzira y'ibihanamanga ari wenyine, maze yegera igicu cyagaragazaga ko Yehova ari aho hantu. Ubwo rero Abisirayeli bagombaga kugirana isano ya hafi kandi y'umwihariko n'isumba byose, ndetse nk'itorero n'ishyanga bagombaga gushyirwa munsi y'ubuyobozi bw'Imana. Ubutumwa Mose yahawe bwari bukuye muri aya magambo ngo: mwabonye ibyo nagiriye Abanyegiputa, kandi uko naramije mwe amababa nk'ay'ikizu nkabizanira. None nimunyumvira mu by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye, muzambera amaronko mbatoranyije mu mahanga yose, kuko isi yose ari iyanjye, kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Amen. Mose agarutse aho bari babambye amahema, yahamagaye abakuru b'Abisirayeli basubiramo ubutumwa bwari buvuye ku Mana, maze bose barasubije bati: ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Uko niko bagiranye isezerano hamwe n'Imana, barahirira kuyemera nk'umutegetsi wabo, kandi ku bw'iryo sezerano bahinduka mu buryo bw'umwihariko abagengwa nayo. Amen. Nanone umuyobozi wabo yongeye kuzamuka uwo musozi, maze Uwiteka aramubwira ati: dore nzaza aho uri ndi mu gicu gifatanye, kugira ngo abantu bumve mvugana nawe maze bakwemera iteka ryose. Igihe bahuraga n'ingorane mu nzira, Abisirayeli mwibuke ko bivovoteraga Mose na Aroni, ndetse bakabashinja ko babakuriye mu Misiri ngo babarimbure. Ubwo rero Imana yashakaga kubahiriza Mose imbere yabo kugira ngo babashe kugirira icyizere amabwiriza yabahaga. Mu rwego rwo kwerekana imiterere itagereranywa y'amategeko yayo, Imana yagambiriye kuyavuga mu buryo budasanzwe kandi buteye ubwoba. Mbese yakoresheje ubuhe buryo? Abisirayeli bagombaga gusobanukirwa ko ikintu cyose cyerekeranye n'umurimo w'Imana kigomba kubahwa mu buryo bukomeye. Kandi natwe muri iki gihe dukwiriye gusobanukirwa ko ikintu cyose cyerekeranye n'umurimo w'Imana kigomba kubahwa mu buryo bukomeye. Uwiteka yabwiye Mose ati: jya ku bantu ubeze none n'ejo, bamese imyenda yabo, ku munsi wa gatatu uzasange biteguye, kuko ku munsi wa gatatu Uwiteka azamanukira imbere y'ubwoko bwose ku musozi wa Sinayi. Muri iyo minsi hagati aho, abantu bose bagombaga kumara igihe bitegura bikomeye kujya imbere y'Uwiteka. Imibiri yabo n'imyenda yabo byagombaga gukurwaho umwanda wose, kandi igihe Mose yashoboraga kwerekana ibyaha byabo, bagombaga kwitanga bicishije bugufi, bakiyiriza ubusa kandi bagasenga kugira ngo imitima yabo yezwemo gukiranirwa. Imyiteguro yakozwe nk'uko byategetswe, kandi mu rwego rwo kubahiriza andi mabwiriza, Mose yabategetse ko ku musozi hashyirwa urubibi, kugira ngo hatagira umuntu cyangwa itungo bikandagira aho hantu hihariye. Iyo hagira umuntu cyangwa itungo bihangara gukandagira aho hantu, igihano cyagombaga kuba urupfu rw'ako kanya. Mu gitondo cy'umunsi wa gatatu, ubwo amaso y'abantu bose yerekezaga kuri uwo musozi, impinga yawo yari itwikiriwe n'igicu cya rukokoma cyarushagaho kugenda kirabura. Cyaramanukaga kugeza ubwo umusozi wose utwikirwa n'umwijima n'urwijiji. Hanyuma humvikana ijwi ry'ihembe rihamagarira abantu gusanganira Imana, maze Mose ayobora abantu aberekeza munsi y'uwo musozi. Iyi mirabyo irarabya irabiriza muri cya gicu gifatanye, mu gihe urusaku rw'inkuba rwumvikanaga mu misozi bazengurutse. Uwo musozi wa Sinayi wose ucumba umwotsi, kuko Uwiteka yawumanukiyeho aje mu muriro. Umusozi wose uratigita cyane mu maso y'iyo mbaga yari iteraniye aho ngaho. Ikuzo ry'Uwiteka ryari rimeze nk'umuriro ukongora mu mpinga y'umusozi.
ijwi ry'ihembe rirenga cyane rirumvikana. Ibi bimenyetso by'uko Yehova ari aho hantu byari biteye ubwoba ku buryo Abisirayeli bagize ubwoba bahinda umushyitsi, maze bikubita imbere y'Uwiteka bubamye. Ndetse na Mose yaravuze ati, mfite ubwoba cyane ndahinda umushyitsi, nk'uko bigaragara mu Baheburayo igice cya 12:21. Noneho inkuba ntizongera gukubita, ihembe ntiryongera kumvikana, isi ntiyongera gutigita, habaho umwanya w'ituza ryinshi. Maze noneho ijwi ry'Imana rirumvikana. Uwiteka avugira muri wa mwijima ukomeye wari umukikije ubwo yari ahagaze ku musozi akikijwe n'abamarayika, maze atanga amategeko ye. Mu gusobanura uko byari bimeze, Mose aravuga ati, Uwiteka yaturutse kuri Sinayi, yabarasi yaturutse kuri Seyiri, yabaviri yaturutse ku musozi wa Parani, ava hagati mu bera inzovu nyinshi. Iburyo bwe haturuka umuriro w'amategeko arawuboherereza. Nukuri akunda amahanga, abera be bose bari mu kuboko kwawe, bicaye imbere y'ibirenge byawe. Umuntu wese wo muri bo azemera amagambo yawe, nk'uko biboneka mu Gutegeka kwa 2 igice cya 33 umurongo wa 2 n'uwa 3. Uwiteka yigaragaje ubwe atari mu gitinyiro cy'umucamanza n'utanga amategeko gusa, ahubwo yanigaragaje nk'umurinzi n'umunyampuhwe w'ubwoko bwe muri aya magambo ati, ndi Uwiteka Imana yawe, yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Wa wundi wari warababereye umuyobozi n'umucunguzi wabo, wabakuye mu buretwa mu Misiri, akabacisha muri ya nyanja itukura, kandi agatsinda Farawo n'ingabo ze. Uwari wariyerekanye ubwe ko asumba ibigirwamana byose byo mu Misiri, niwe noneho watangaga amategeko ye. Amategeko ntiyavuzwe icyo gihe kubw'inyungu z'Abaheburayo gusa. Imana yabahaye icyubahiro ubwo yabagiraga abarinzi ndetse n'ububiko bw'amategeko yayo, ariko ayo mategeko yagombaga gufatwa nk'umurage wera ugenewe isi yose. Amen. Ibisabwa n'amategeko 10 bishobora kubahirizwa n'abantu bose, ndetse byatangiwe kugira ngo byigishe kandi biyobora abantu bose. Amategeko 10 yavuzwe mu magambo make yumvikana kandi afite ubutware, avuga inshingano umuntu afite ku Mana no kuri bagenzi be, kandi byose bishingiye ku ihame remezo rikomeye ry'urukundo. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Luka igice cya 10 umurongo wa 27. Mu Gutegeka kwa 2 igice cya 6 umurongo wa 4 n'uwa 5 haravuga ngo, umva wa bwoko bwa Isirayeli we, Uwiteka Imana yacu ni Uwiteka wenyine. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Kandi no mu Balewi igice cya 19 ku murongo wa 18 haravuga ngo, ntugahore, ntukagirire inzika abo mu bwoko bwawe, ahubwo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, Uwiteka. Mu mategeko 10 aya mahame avugwa mu buryo burambuye kandi ahuje n'imibereho y'umuntu n'ibyo ahura nabyo byose. Ntukagire izindi mana mu maso yawe. Yehova Imana ihoraho yibeshejeho, itararemwe, yo soko n'umugenga w'ibintu byose, niwe wenyine ukwiriye guhabwa icyubahiro cy'ikirenga kandi agasengwa. Amen. Umuntu abujijwe guha ikintu cyose icyo ari cyo cyose umwanya wa mbere mu rukundo rwe ndetse no mu byo akora. Ikintu cyose dukundwakaza kiganisha ku kugabanya urukundo dukunda Imana, cyangwa kikaba inkomyi mu murimo tugomba kuyikorera, bene icyo kintu tuba tugihinduye ikigirwamana. Ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubita imbere, ntukabikorere. Itegeko rya 2 ribuzanya gusenga amashusho n'ibintu bisa bityo bigasimbuzwa Imana. Amahanga menshi y'abapagani yavugaga ko amashusho yabo asengwa ari ibimenyetso byoroheje bibafasha gusenga Imana. Mbese amagambo murayumvisha bavandimwe? Kandi no muri iki gihe hariho benshi babigenza batya. Nyamara aya mahanga yavugaga ko amashusho yabo asengwa ari ibimenyetso byoroheje bibafasha gusenga Imana nyakuri. Nyamara Imana yavuze ko uko gusenga ari icyaha. Kugerageza kwerekana Imana ihoraho hakoreshejwe ibintu bifatika, ibi bintu bicisha bugufi uko umuntu yumva Imana.
intekerezo z'umuntu zakuwe ku butungane butagerwa bwa Yehova zishobora kwerekezwa ku kiremwa aho kwerekezwa ku muremyi. Uko uburyo umuntu yumva Imana bicishije bugufi niko umuntu nawe atagaciro. Niba umuntu atangiye kumva Imana mu buryo bucishije bugufi, umuntu nawe agenda atagaciro. Kandi iri tegeko rirakomeza ngo kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha. Isano ya hafi kandi yera Imana ifitanye n'abantu bayo igaragazwa mu ishusho yo gushyingirwa. Ubwo gusenga ibigirwamana rero ari ubusambanyi mu by'umwuka, birakwiye yuko urwanga Imana ifitiye ibyo bintu gusenga ibigirwamana, urwo rwango rwakwitwa gufuha. Kandi ati mpora abana gukiranirwa kwa base nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Nta kabuza abana bagerwaho n'ingaruka z'ibibi by'ababyeyi babo, nyamara ntibahanirwa ibyaha by'ababyeyi babo keretse gusa babigizemo uruhare bagafatanya nabo. Icyakora kenshi bijya bibaho ko abana bagera ikirenge mu cy'ababyeyi babo. Kubw'umurage no kubabera icyitegererezo, abana bashobora gufatanya n'ababyeyi babo mu byaha byabo. Ingeso mbi, kubatwa n'inda nini, ndetse no kwiyandarika, ndetse n'indwara z'umubiri no gusyigingira kose byandura nk'umurage biva ku babyeyi bijya ku mwana kugeza ku buzukuruza n'ubuvivi. Uku kuri guteye ubwoba kwari gukwiriye guha abantu imbaraga zo kwirinda kujya mu nzira z'icyaha. Amen. Kandi Uwiteka ati nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye. Mu kubuza abantu gusenga ibigirwamana, itegeko rya kabiri ribategeka kuramya Imana nyakuri. Abantu b'indahemuka mu murimo wayo basezeranirwa imbabazi, atari ukugeza ku buzukuruza n'ubuvivi nk'uko bigenda ku muvumo ukurikirana abanga Imana, ahubwo ni ukugeza ku buzukuruza babo bibiha igihumbi. Amen. Ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugira ubusa izina rye. Mbega itegeko rikomeye! Iri tegeko ntabwo ritubuza gusa kurahira ibinyoma ndetse no gupfa kurahira, ahubwo hari ibindi bintu bikubiye muri iri tegeko kandi bikomeye. Bavandimwe, ndabararikira kubyitaho cyane. Ahubwo iri tegeko rinatubuza gukoresha izina ry'Imana mu buryo bworoheje bw'imikino ntacyo twitayeho, tutazirikanye ubusobanuro bwaryo bukomeye. Mbese benshi ntibakoresha izina ry'Imana mu buryo bworoheje bw'imikino kandi bakarikoresha mu buryo batitayeho, ngo habayeho kutazirikana ubusobanuro bwaryo bukomeye cyane. Dusuzugura Imana binyuze mu kuyivuga tutabitekerejeho mu biganiro bisanzwe, ndetse no mu kuyivuga mu bintu bidafite agaciro, ndetse no guhora tuvuga izina ryayo tutabikuye ku mutima. Benshi bahora bapfa kurahira bavuga izina ry'Imana mu busa ndetse no mu binyoma. Benshi barivuga ntacyo bitayeho kandi bikinira, batabanje gutekereza icyubahiro cyayo. Ariko ahangaha baravuze ngo tuba dusuzuguye Imana igihe tuyivuga tutabitekerejeho mu biganiro bisanzwe. Mu biganiro bisanzwe bavandimwe, mu kuyivuga mu bintu bidafite agaciro. Ntabwo nasubiramo amagambo benshi bahora bakoresha bavuga izina ry'Imana mu busa mu bintu bidafite agaciro. Ariko bavandimwe, twari dukwiriye kwihana. Izina ryayo ni iryera, ni iryo kubahwa. Zaburi 111:9. Abantu bose bakwiye gutekereza ku gitinyiro cy'Imana, ubutungane n'ubuziranenge bwayo, kugira ngo umutima ubashe gusobanukirwa kamere yayo ikomeye, kandi izina ryayo rizira inenge rikavugwa ryubashywe kandi mu kuri. Amen. Wibuke kweza umunsi w'isabato mu minsi 6 ujye ukora aba ari ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu. Kubera iki? Kuko iminsi 6 ari yo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhuka kuwa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi w'isabato akaweza. Iyi sabato ntivugwa hano nk'aho ari umuhango mushya, ahubwo yabayeho mu irema. Igomba kwibukwa no kubahirizwa nk'urwibutso rw'igikorwa cyo kurema. Yerekana Imana nk'umuremyi w'isi n'ijuru, itandukanya Imana nyakuri n'ibigirwamana. Abantu bubahiriza umunsi wa karindwi muri iki gikorwa
baba bagaragaza ko baramya Yehova. Amen. Bityo rero isabato ni ikimenyetso cy'uko umuntu ayoboka Imana igihe cyose ku isi hari umuntu wo kuyikorera. Mbese waba uri ku isi kugira ngo ukorere Imana? Niba kuko ukorera Imana, ngo isabato ni ikimenyetso cy'uko umuntu ayoboka Imana igihe cyose ku isi hari umuntu wo kuyikorera. Amen. Itegeko rya 4 niryo ryonyine mu mategeko 10 riboneka mu izina n'icyubahiro by'uwatanze amategeko. Niryo ryonyine ryerekana ubutegetsi bw'uwatanze amategeko, ngo kuko mu minsi 6 ari Uwiteka yaremeye mu isi n'ijuru n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhuka kuwa 7. Nicyo cyatumye Uwiteka aho umugisha umunsi w'isabato akaweza. Niryo ryonyine ryerekana ubutegetsi bw'uwatanze amategeko. Kubw'ibyo rero ririmo ikimenyetso cy'Imana yashyize mu mategeko yayo nk'igihamya cy'uko ari ukuri kandi ahamye. Amen. Imana yahaye abantu iminsi 6 bagomba gukoreramo imirimo, kandi basaba ko imirimo yabo ikorwa mu minsi 6 y'imirimo. Ibi bikorwa bituma ubuzima bw'umuntu budahagarara, ndetse n'imirimo y'ubugiraneza biremewe ku isabato. Abarwayi n'abababaye bagomba kwitabwaho igihe cyose, ariko imirimo itari ngombwa ikwiriye kwirindwa bikomeye. Nuhindukira ntukandagire isabato ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo ukita isabato umunezero, umunsi wera w'Uwiteka ukawita uw'icyubahiro, ukawubaha ntubikigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza. Yesaya 58:13. Ntabwo ibyo tubuzwa birangiriraho, ahubwo umuhanuzi yarakomeje ati, ntiwivugire ibyo wishakiye ku bwawe. Abantu baganira ibyerekeye by'inyungu zabo, cyangwa bagakora cyangwa bagategura gahunda zabo zisanzwe ku munsi w'isabato, bafatwa n'Imana nk'aho bari gukora ibyo bikorwa nyirizina by'inyungu zabo. Mu rwego rwo kweza isabato, ntidukwiriye no kwemerera intekerezo zacu kurangarira mu by'isi. Ndetse iri tegeko rivuga rireba n'abantu bose bari mu ngo zacu. Abantu tubana mu rugo bakwiriye kureka imirimo yabo y'isi mu masaha yera. Bose bakwiriye gufatanyiriza hamwe kubaha Imana bikoranye ubushake ku munsi wayo wera. Amen. Tukaba tugiye gukomeza ku itegeko rya 5 kugira ngo dukomeze twumve uko Uwiteka yabwiye abantu amategeko. Kandi mwibuke yuko atari Abisirayeli gusa, ndetse n'ubwoko bw'Imana abamukurikiye bose barebwa n'aya mategeko nk'uko asobanurwa mu buryo bwuzuye, kuko ahishura imico y'Imana idahinduka. Nubwo abantu twe duhinduka, ntabwo Imana yihinduka. Wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe guha. Ababyeyi bakwiriye gukundwa no kubahwa ku rugero undi muntu wese atageraho. Imana ubwayo yabahaye inshingano yo kwita kuri abo bana baragijwe. Yagennye ko mu myaka ibanza y'ubuzima ababyeyi bazaba mu cyimbo cy'Imana ku bana babo. Bityo umuntu utumvira ubutware butunganye bw'ababyeyi be aba yirengagiza ubutware bw'Imana, ngo ni ubutware butunganye bw'ababyeyi be. Ababyeyi batuyobora mu nzira itunganye, kandi igihe batuyobora mu nzira itunganye koko dufite inshingano yo kubumvira, kandi igihe tutabumviye tuba twirengagije ubutware bw'Imana. Itegeko rya 5 ntiritegeka abana kubaha ababyeyi no kubumvira gusa, ahubwo ritegeka no kubakunda kandi bakabagirira impuhwe, bakaborohereza imiruho, bakarinda icyubahiro cyabo, bakabafasha kandi bakabahumuriza mu zabukuru. Kandi iri tegeko rya 5 risaba kubaha abagabura n'abategetsi ndetse n'abantu bose Imana yahaye ubutware. Amen. Intumwa Pawulo yaravuze ati, iri ni itegeko rya mbere riri mu isezerano, nk'uko yabivuze mu Efeso 6:2. Ku Bisirayeli bari biteze kwinjira muri Kanani, yari indahiro y'uko bazumvira by'igihe kirekire muri icyo gihugu cyiza. Nyamara kandi iryo tegeko rifite ubusobanuro bwagutse, hakubiyemo na Isirayeli y'Imana, ndetse ritanga isezerano ry'ubugingo buhoraho mu isi izaba itakirangwamo umuvumo w'icyaha. Amen. Igihe iri tegeko rivuga ngo kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe guha, kandi iri tegeko rikaba rireba Isirayeli yose y'Imana, ritanga isezerano rikomeye, isezerano ryiza ry'ubugingo buhoraho mu isi izaba itakirangwamo umuvumo w'icyaha. Amen. Mbega itegeko ryiza.
itegeko rikurikiyeho riravuga ngo ntukice. Ibikorwa byose bigendereye gukuraho ubuzima mbere y'igihe, umwuka w'urwango no guhora cyangwa guha intebe icyifuzo cyose kigamije kugirira abandi nabi, cyangwa igitekerezo kidutera kwifuza kugira nabi, kuko umuntu wese wanga mwene se aba ari umwicanyi nk'uko Yesu yabivuze. Ndetse no kwihugiraho, nitwite ku bakene cyangwa abababaye, gukabya mu kwita ku mubiri k'uburyo bwose, cyangwa kwihotora bitari ngombwa, cyangwa imirimo irenze urugero yakwangiza ubuzima. Ibyo byose ni ukwica itegeko rya 6 mu rwego runaka. Mbega itegeko rikomeye! Itegeko rivuga ngo ntukice, kandi itegeko rya 7 riravuga ngo ntugasambane. Iri tegeko ntiribuzanye ibikorwa byo kwiyandarika gusa, ahubwo ibitekerezo n'ibyifuzo by'irari cyangwa igikorwa icyo ari cyo cyose kigamije gukangura ibyo bitekerezo n'ibyo byifuzo, ibyo byose bibuzwa n'iri tegeko. Ibikorwa byose byo kwiyandarika, ibitekerezo n'ibyifuzo by'irari cyangwa igikorwa icyo ari cyo cyose kigamije gukangura ibyo bitekerezo n'ibyo byifuzo, iri tegeko rirabibuza. Ubutungane ntibusabwa gusa mu mibereho igaragara inyuma, ahubwo no mu migambi ndetse no mu marangamutima. Kristo wigishije iby'amategeko y'Imana asaba byagutse, yavuze yuko igitekerezo kibi cyangwa ijisho ribi mu kuri ari icyaha nk'igikorwa kitemewe n'amategeko. Igitekerezo kibi, ijisho ribi, mu kuri ibi ngibi ngo nabyo ni icyaha nk'igikorwa kitemewe n'amategeko. Kandi itegeko rya 8 ngo ntukibe, byaba ibyaha byo kwiba mu ruhame cyangwa rwihishwa, byose bibuzanywa muri iri tegeko. Iri tegeko rya 8 riciraho iteka kwiba abantu no gucuruza abaretwa, ndetse rikanabuzanya intambara zo kwigarurira uturere tw'ibindi bihugu. Riciraho iteka ubusambo n'ubujura, risaba kuba inyangamugayo mu tuntu duto uko tungana kose mu mibereho yacu. Rivuga ko uburyo bwose bwo kugerageza kwishakira inyungu binyuze mu bujiji, intege nke cyangwa ibyago by'abandi, ibyo byose byandikwa mu bitabo byo mu ijuru ko ari ubujura. Tukiri kuri iri tegeko ryitwa ntukibe, itegeko rya 8 mu mategeko 10 y'Imana, Ellen White mu gitabo cyitwa Urwibutso n'Integuza ku itariki ya 1 y'ukwa 3 icya 887 yanditse amagambo avuga ngo ndinginga bene data mu kwizera kandi mbahendahendera kwiyubakamo umutima w'ubugiraneza. Umubabaro wawe uwo ari wo wose cyangwa umwanya wawe urimo wose, nuramuka utanesheje inarijye no kurarikira ubutunzi, Uwiteka ntazakwishimira. Ntukwiriye kwitwaza umurimo w'Imana ngo ubone uko wikurikirira inyungu zo kwikunda kwawe. Ubona nubwo bwaba ari ubutunzi bufite aho buhuriye n'umurimo wayo, nta kintu Imana izemera ko gishyirwa mu bubiko bwayo mu gihe ari indamu yabonetse binyuze mu bikorwa by'inarijye. Buri gikorwa gifitanye isano n'umurimo wayo kigomba kugenzurwa n'ijuru. Kugura ikintu huti, gukubirana umuntu ukamufatanya n'ibibazo ahuye nabyo. Aya magambo ameze nk'ariya tumaje gusoma muri iki gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Gukubirana umuntu ukamufatanya n'ibibazo ahuye nabyo, cyangwa nk'uko batubwiye ukamufatirana n'ubujiji. Benshi mu bacuruzi babona umuntu adasobanukiwe bakamubwira ibiciro bitari byo, undi yaza asobanukiwe bakamubwira ibiri byo, cyangwa se babona umunyamahanga bakamubwira ibiciro bihanitse cyangwa se ibiciro bitari byo. Hari n'ababeshya bakakubeshya ngo nturageza ku kiranguzo kandi wamaje kukigezaho. Utuntu nk'utwo twose ko gufatirana umuntu n'ubujiji cyangwa ikibazo ahuye nacyo. Barakomeza muri iki gitabo bati buri mugambi wose wo kugura isambu ye cyangwa umutungo we ukamuha ikiguzi kidahwanye n'agaciro k'ibintu bye, ntabwo ibyo bizemerwa n'Imana. Kabone nubwo amafaranga yaba avuyemo yatangwaho ituro ryo gukora umurimo w'Imana, ibyo ntabwo bituma ibyo byemerwa n'Imana. Ikiguzi cy'amaraso y'umwana w'Imana w'ikinege cyatangiwe umuntu wese, nicyo gituma ari ngombwa gukorana n'uwo muntu ukiranutse. Ntumuryarye, ntumujijishe, ntumufatiranye n'ubujiji, ntumufatiranye n'ibibazo ahuye nabyo ngo umushakireho inyungu z'umurengera. Mugasaranganya mudasumbanye impare kugira ngo ushyire mu bikorwa amahame aboneka mu mategeko y'Imana.
amen. Mbese amagambo bavuze aha ngaha murayumvise? Ibyo byose uzabyirinda kugira ngo ushyire mu bikorwa amahame aboneka mu mategeko y'Imana. Mbese muribuka ko n'ubundi aya magambo tuyabonye kuri iri tegeko rya 8 rivuga ngo ntukibe. Niba ushaka gushyira mu bikorwa amahame aboneka mu mategeko y'Imana, ngibi ibintu ukwiriye kwitwararika. Itegeko rikurikiyeho rya 9 ngo ntugashinze ibinyoma mugenzi wawe, kubeshya mu buryo ubwo ari bwo bwose, kugerageza kose cyangwa kugambirira kuriganya mugenzi wawe, byose bikubiye muri iri tegeko. Kugira umugambi wo kubeshya nibyo bigize uburiganya. Kwica ijisho, kurembuza, gutanga ubutumwa runaka ukoresheje mu maso, ibyo byose, ayo marenga yose ashobora kubeshya rwose nk'uko amagambo yabigira. Gukabya inkuru y'ukuri ubigambiriye, ibyo uvuga ni ukuri ariko ukabivuga ubikabiriza, ibyo byose bikubiye muri iri tegeko. Kuvuga ukoresheje amarenga kose ugamije kuvuga ibinyoma cyangwa gukabya, ndetse no kuvuga ibiriho ariko ukabivuga mu buryo bwayobya, ibyo byose ni ukuvuga ibinyoma. Iri tegeko ribuzanya umuhati wose umuntu yakoresha kugira ngo aharabike mugenzi we, akoresheje kumuvuga nabi cyangwa kumuvuga uko atari, cyangwa kumukekaho ikibi no kumuvuga ibinyoma. Ikindi kandi bavuga kuri iri tegeko kandi gikomeye, ngo ndetse no kwanga kuvuga ukuri ubigambiriye ku buryo byagirira abandi nabi, ibyo byose ni ukwicira itegeko rya 9. Kwanga kuvuga ukuri ubigambiriye, kandi ukuri wajyaga kuvuga kwari kugirira abandi neza, maze ukanga kubivuga, wakwanga kuvugisha uko kuri bikagira ingaruka mbi ku bandi. Ibyo ngibyo byose bikubiye muri iri tegeko rya 9 ngo ntugashinze ibinyoma mugenzi wawe. Itegeko rya 10 riravuga ngo ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe, cyangwa umugaragu we, cyangwa umuja we, cyangwa inka ye, cyangwa indogobe ye, cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Itegeko rya 10 rikora ku muzi w'ibyaha byose, kuko ribuzanya icyifuzo cyo gukurura wishyira, kandi icyo cyifuzo cyo gukurura wishyira ni nacyo soko y'igikorwa cy'icyaha. Kubwo kumvira itegeko ry'Imana, umuntu wirinda guha intebe kwifuza kubi gushingiye ku kwifuza iby'abandi, ntazacirwaho iteka ryo kugirira nabi bagenzi be. Amen. Ayo niyo mabwiriza yera yo mu mategeko 10 ay'Imana yavuze inkuba zihinda, imirabyo irabya, ndetse hakanabaho kwigaragaza gukomeye kw'imbaraga n'igitinyiro by'Imana ikomeye gitanga amategeko. Gutangaza amategeko yayo, Imana yabigeretseho kwigaragaza kw'imbaraga n'ikuzo byayo, kugira ngo abantu be kuzigira bibagirwa ibyo, kandi ngo babashe gucengerwa no kubaha uwashyizeho amategeko, umuremyi w'isi n'ijuru. Amen. Yashakaga kandi kwereka abantu bose kwera, agaciro, ndetse no kudahinduka no guhoraho kw'amategeko yayo. Amen. Abisirayeli bahinze umushyitsi kubera ubwoba. Imbaraga zikomeye cyane zari mu magambo y'Imana zari zirenze iz'imitima yabo yahindaga umushyitsi yashoboraga kwihanganira. Kuko ubwo amategeko atunganye y'Imana yashyirwaga imbere yabo, basobanukiwe ububi bukomeye bw'icyaha kuruta uko bari barigeze babisobanukirwa, ndetse basobanukiwe n'ububi bwabo bwabwo imbere y'Imana izira inenge. Amen. Kubera ubwoba no gutinya bahinze umushyitsi bitarura uwo musozi, maze iyo mbaga yose ibwira Mose iti, bari wowe utubwira niho turi bwumve, Uwiteka ye kutubwira tudapfa. Mose yarabasubije ati, nimuhumure, kuko Uwiteka Imana izanywe no kubagerageza, kugira ngo gutera ubwoba kwayo guhora imbere yanyu mudakora ibyaha. Nyamara abantu bahagaraye kure bitegereza ibyabaga bafite ubwoba, mu gihe Mose we yigiye hafi y'umwijima w'icuraburindi aho Imana yari iri. Imitima y'abantu yari yarahumishijwe kandi igaheneberezwa n'uburetwa n'ubupagani. Ntabwo yari yiteguye kwakirana ubwuzu amahame yagutse yo mu mategeko 10 y'Imana. Kugira ngo ibyayo mategeko 10 asaba bibashe kumvikana neza kandi bishimangirwe, hatanzwe andi mabwiriza y'inyongera arushaho gusobanura no kumvikanisha amahame y'amategeko 10. Ayo mabwiriza yiswe amateka kubera impamvu ebyiri. Nuko yateguwe mu buryo bw'ubuhanga kandi butagerwa, kandi abacamanza bagombaga guca imanza bayakurikije mu buryo butandukanye n'amategeko 10. Ayo mateka yahawe Mose atari mu ruhame, bityo nawe yagombaga kuyamenyesha Abisirayeli bose. Irya mbere muri ayo mateka yari ryerekeranye n'abagaragu. Mu bihe bya kera
rimwe na rimwe abagome ruharwa bagurishwaga n'abacamanza bakajya kubinkorera agahato. Hari ubwo umuntu wabaga arimo umwenda yagurishwaga n'uwawumuhaye, ndetse hari ubwo ubukene bwateraga abantu kwigurisha ubwabo cyangwa bakagurisha abana babo. Nyamara umuheburayo we ntiyashoboraga kugurishwa ngo abe inkorera agahato ubuzima bwe bwose. Ntiyashoboraga gukoreshwa birenze imyaka 6 nk'uko amategeko yari ari. Mu mwaka wa 7 yagombaga guhabwa umudendezo. Kwiba abantu, kwica no kwigomeka ku babyeyi byahanishwaga urupfu. Kugira inkorera agahato itari umwisirayeli byari byemewe, ariko ubugingo bwabo n'umubiri wabo byagombaga kurindwa cyane. Uwicaga inkorera agahato yagombaga guhanwa. Iyo umwe muri ba shebuja yamukomeretsaga, nubwo byaba bitarenze kumukura iryinyo, byamuheshaga umudendezo. Abisirayeli ubwabo bari bamaze igihe bavuye mu gukorera agahato, none ubwo nabo bari bagiye kugira inkorera agahato, bagombaga kwirinda umutima w'ubugiranabi no gukoresha uburetwa nk'ubwo bari barahuye nabwo bakubitwa ibiboko mu Misiri. Kwibuka uburetwa bukomeye babayemo byagombaga kubatera kwishyira mu mwanya w'abagaragu babo, bikabatera kugira imbabazi n'impuhwe, bagafata abandi nk'uko nabo bumvaga bafatwa. Uburenganzira bw'abapfakazi n'imfubyi bwagombaga kwitabwaho mu buryo bw'umwihariko, kandi abantu bari bategetswe kubafata neza kubera imibereho mibi babagamo. Uwiteka yaravuze ati, nugira icyuba babaza na gato bakantakira, sinzabura kumva gutaka kwabo, uburakari bwanjye bukagurumana nkabicisha inkota. Abagore banyu namwe bakaba abapfakazi, abana banyu bakaba imfubyi. Abanyamahanga biyungaga n'Abisirayeli ntabwo bagombaga kugirirwa nabi cyangwa ngo bakandamizwe. Ntugahate umusuhuke w'umunyamahanga, kuko muzi umutima w'umusuhuke, kuko namwe mwari abasuhuke muri Egiputa. Kwaka inyungu abakene byari bibujijwe. Umwenda w'umukene wafashweho ingwate wagombaga kumusubizwa izuba ritararenga. Uwahamwaga n'icyaha cy'ubujura yagombaga kuriha icyo yibye agikubye inshuro 2. Kubaha abacamanza n'abatware byari bitegetswe, kandi abacamanza bari babujijwe kugoreka imanza, gushyigikira uruhande rw'ikinyoma cyangwa kwakira ruswa. Uburyarya no guharabika abandi byari bibujijwe. Uburyarya no guharabika abandi byari bibujijwe, kandi bari bategetswe gukora ibikorwa by'ubugwaneza abanzi b'umuntu. Abantu bongeye kwibutswa kwezi Isabato. Iminsi mikuru y'uko umwaka utashye yashyizweho. Kuri iyo minsi abantu bose bo mu gihugu bagombaga guteranira imbere y'Uwiteka, bamuzaniye amaturo yabo yo gushima ndetse n'umuganura w'imigisha yabahaye. Umugambi w'aya mabwiriza yose waravuzwe, yose yatangiwe kugira ngo Abisirayeli bamererwe neza. Amen. Uwiteka yaravuze ati, kandi mumbera bera, nk'uko bigaragara mu bare w'igice cya 20:26, bakwiriye kwitabwaho n'Imana izira inenge. Amen. Muri iki cyigisho rero bakomeza bavuga ngo ayo mategeko yagombaga kwandikwa na Mose kandi akabikanwa ubwitonzi nk'urufatiro rw'amategeko y'igihugu, akabikanwa n'amategeko 10 ari nayo yasobanuraga, ndetse akaba n'icyangombwa gishingirwaho kugira ngo Imana isohoze amasezerano yayo ku Bisirayeli. Ni ukuvuga ngo amasezerano y'Imana ku Bisirayeli yari ikigombero, kuko yababwiye ko igihe cyose bazayumvira kandi bakumvira ibyo yabategetse byose ndetse n'ayo mateka, kwizajya ibaha umugisha. Ngo ni ukuvuga ngo basabwaga kuyumvira, hasigaye Uwiteka agasohoza isezerano rye yabaga yarabasezeranije. Noneho bahawe ubutumwa buturutse kuri Yehova buvuga buti, dore ndatuma marayika imbere yawe akurindire mu nzira, akujyana aho nakwiteguriye. Mumwitondeho, mumwumvire, ntimukamugomere, kuko atazabarira ibicumuro byanyu, kuko izina ryanjye riri muri mwe. Cyangwa se kuko bari bamaze guhabwa amategeko, nta rwitwazo bari bafite rwo kutumvira ubuyobozi bw'Imana. Ariko numwumvira by'ukuri ugakora ibyo nzavuga byose, nanjye nzaba umwanzi w'abanzi bawe n'umubisha w'ababisha bawe. Mu ngendo zose Abisirayeli bakoze, Kristo ni wari umuyobozi wabo, ari mu nkingi y'igicu n'iy'umuriro. Nubwo iyo nkingi yerekezaga ku mukiza wagombaga kuzaza, yari n'umukiza wari kumwe nabo. Amen. We wahaye Mose amategeko ngo nawe ayageze ku bantu,
kandi wari warashyizwe imbere yabo ngo ababere umuyobozi umwe rukumbi Imana yabaheragamo imigisha. Ubwo yamanukaga umusozi, Mose yaraje abwira abantu ayo magambo y'Uwiteka yose n'amategeko ye yose. Abantu bose basubiriza icyarimwe bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Iyi ndahiro yabo hamwe n'amagambo y'Uwiteka Mose yabyanditse mu gitabo. Noneho hakurikiyeho gushyira ikimenyetso kuri iryo sezerano. Igicaniro cyubatswe hasi y'uwo musozi, kandi iruhande rwacyo hubakwa inkingi 12 nk'uko imiryango 12 y'Abisirayeli iri, kugira ngo bibe igihamya cy'uko bemeye iryo sezerano. Abasore mu Bisirayeli baratoranyijwe maze batambira ibitambaho. Mose amisha amaraso y'ibitambo ku gicaniro, arangije yenda igitabo cy'isezerano agisomera imbere yabo. Iby'iryo sezerano risaba byasubiriwemo abantu cyane, kandi bose bari bafite uburenganzira bwo guhitamo kuyakurikiza cyangwa ntibayakurikize. Bari barasezeranye ko bazumvira ijwi ry'Imana, ariko bari barumvise amategeko yayo avugwa, kandi amahame yayo yari yarasobanuwe rimwe rimwe kugira ngo bamenye ibyari bikubiye muri iryo sezerano. Abantu barongeye basubiramo icyarimwe bati, ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora kandi tuzamwumvira. Mose amaze kubwira abantu bose amategeko yose nk'uko yategetswe yose, yenda amaraso nuko abiminjagira ku gitabo cy'amategeko no ku bantu bose, arababwira ati, aya niyo maraso y'isezerano Imana yabategekeye. Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 19 umurongo wa 20. Ubu noneho ibintu byose byagombaga gukorwa kugira ngo ishyanga ryatoranyijwe rishingwe, riyobowe na Yehova ariwe mwami wabo. Amen. Mose yari yabwiwe ngo uzamukane na Aroni na Nadabu na Abihu n'abakuru b'Abisirayeli 70 mwerekeje aho Uwiteka ari, namwe musenge mukiri kure. Mose aba ari we wigira hafi y'Uwiteka wenyine, mu gihe rubanda rwose rwasengeraga munsi y'uwo musozi. Abo bantu batoranyijwe bo bari babwiwe kuzamuka umusozi. Abakuru 70 bagombaga gufasha Mose mu kuyobora Abisirayeli, kandi Imana yabashyizeho umwuka wayo ndetse baha icyubahiro ikoresheje kubereka imbaraga zayo no gukomera kwayo. Bareba Imana y'Abisirayeli munsi y'ibirenge byayo hameze nk'amabuye ashashe ya safiro ibonerana, ihwanye n'ijuru ry'umupyemure ubwaryo. Ntibabonye Imana ubwayo, ahubwo babonye ubwiza bwayo. Mbere y'ibi ntibajyaga kwihanganira ukwigaragaza gukomeye gutyo, ahubwo kwigaragaza kw'imbaraga z'Imana kwari kwarabateye kugira ubwoba, maze barihana. Bajyaga kureba ubwiza, kwera n'imbabazi byayo, kugeza ubwo babashije kwegera hafi y'Imana bahoraga batekereza. Noneho Mose na Yoshua wari umwungirije bahamagariwe kuvugana guhura n'Imana. Kubera ko bagombaga kumara igihe batari kumwe n'Abisirayeli, Mose yashyizeho Aroni na Huri bungirijwe n'abakuru kugira ngo bamubere mu cyimbo. Mose azamuka kuri uwo musozi, cya gicu kirawubundikira. Ubwiza burabagirana bw'Uwiteka buguma ku musozi wa Sinayi. Icyo gicu cyabundikiriye uwo musozi iminsi 6 nk'ikimenyetso cyo kuhaba kw'Imana kudasanzwe. Nyamara nta kwihishura kw'Imana kwabayeho cyangwa gutangaza ubushake bwayo. Muri iki gihe cy'iminsi 6 Mose yari ategereje yuko ahamagarwa mu cyumba isumba byose yarimo. Yari yahawe amabwiriza avuga ngo, zamuka uza ahondi ku musozi ugumeyo. Kandi nubwo kwihangana no kumvira ko byageragejwe, ntiyigeze acika intege ngo ananirwe gutegereza cyangwa ngo ave aho hantu yari ari. Icyo gihe cyo gutegereza cyamubereye igihe cyo kwitegura ndetse cyo kwigenzura ubwe byimazeyo. Ndetse n'uwo mugaragu utoneshejwe w'Imana ntiyajyaga guhita ajya aho iri muri ako kanya ngo abashe kwihanganira kwigaragaza kw'ikuzo ryayo. Niyo mpamvu yagombye guhabwa iyi minsi 6, maze iyi minsi 6 yamaze atarumva ijwi ry'Imana rimuhamagarira kwinjira muri cya gicu. Yamubereye iminsi yo kwitegura kugira ngo yisuzume ubwe abashe kwitegura kuzahura n'Imana. Yagombaga gukoresha iyi minsi 6 yiyegurira Imana ubwe, yisuzuma mu mutima, ayitekereza kandi asenga mbere y'uko ategurirwa kuvugana n'umuremyi we imbona nkubone. Maze ku munsi wa 7 ari wo munsi w'isabato, Mose yahamagariwe muri cya gicu. Icyo gicu kibuditse cyakingutse Abisirayeli bose bakireba, maze ikuzo ry'Uwiteka riboneka rimeze nk'umuriro ukongora. Mose ajya imbere muri icyo gicu,
azamuka kuri uwo musozi awumaraho iminsi igera kuri 40 n'amajoro 40. Iminsi 40 Mose yatinze ku musozi ntabwo ikubiyemo ya minsi 6 yo kwitegura. Muri ya minsi 6 Mose yari kumwe na Yoshua kandi basangiye mana ndetse banywa ku isoko y'amazi yavaga muri uwo musozi. Ariko Yoshua ntiyinjiranye na Mose muri icyo gicu, yasigaye inyuma yacyo akomeza kurya no kunywa buri munsi ategereje ko Mose azagaruka. Nyamara Mose we ntacyo yaryaga cyangwa nganywe muri iyo minsi uko ari 40 yose. Igihe yari ku musozi Mose yahawe amabwiriza yo kubaka ubuturo bwera aho ubwiza bw'Imana bwari kujya bugaragarira mu buryo bw'umwihariko. Itegeko ry'Imana ryariri ngo kandi bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo. Gutegeka kwa kabiri igice cya 25 umurongo wa 8. Ku nshuro ya gatatu kandi itegeko ryo kubahiriza isabato ryongeye gusubirwamo. Uwiteka yaravuze ati ni ikimenyetso cy'iteka ryose hagati yanjye n'Abisirayeli kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka ubeza. Amen. Nuko mujye muziririza isabato kuko ari iyera kuri mwe. Umuntu wese uzagira umurimo wose akoraho azakurwe mu bwoko bwe. Kuva igice cya 31 umurongo wa 17 wa 13 na 14. Amabwiriza yari yamaze gutangwa ku ihema ry'Imana rigomba kubakwa kubera ko icyo abantu bari barangamiye cyari ikuzo ry'Imana kandi nanone bakaba bari bakeneye cyane aho basengera. Noneho bagombaga gufata umwanzuro kugira ngo babone urwitwazo rwo gukora kuri iyo nyubako ku munsi w'isabato. Nyamara kugira ngo barindwe gukora iryo kosa bahawe umuburo, kwera no kwihutirwa by'uwo murimo wo kubaka ubuturo bwera, umurimo udasanzwe bagombaga gukorera Imana. Ntibyagombaga kubatera kwica itegeko bakora ku munsi wayo w'ikiruhuko. Ni ukuvuga ngo kubaka ubuturo bwera ntabwo byari kubaho urwitwazo rwo gukora ku isabato, nubwo ari umurimo wihutirwa kandi bagombaga kwitaho. Uhereye icyo gihe abantu bagize umugisha wo kubana n'umwami wabo. Mose yahawe isezerano ngo kandi nzatura hagati mu Bisirayeli mba Imana yabo. Iryo hema rizezwa n'ubwiza bwanjye burabagirana. Kuva igice cya 29 umurongo wa 45 no 43. Nk'ikimenyetso cy'ubutware bw'Imana kandi kigaragaza neza ubushake bwayo, Mose yahawe kopi y'amategeko 10 yanditswe ku bisate bibiri by'amabuye nk'uko bigaragara mu gutegeka kwa kabiri igice cya 9 umurongo wa 10 no kuva igice cya 32 umurongo wa 15 no 16. Byagombaga kubikanwa ubuziranenge mu buturo bwera. Bwagombaga kuba ihuriro rigaragara ry'imisengere y'ishyanga ryose igihe bwari kuba bumaze kubakwa. Abisirayeli bakuwe ku kuba inkorera gahato maze bashyirwa hejuru y'andi moko yose, bagirwa ubutunzi bw'umwihariko bw'umwami w'abami. Imana yera yabatoranirije mu isi kugira ngo ibagire umurage wayo wera. Amen. Yari yarabagize ububiko bw'amategeko yayo kandi yari yaragambiriye ko binyuze muri bo izatuma abantu bakomeza kuyimenya. Uko ni ku mucyo w'ijuru wagombaga kumurikira isi igoswe n'umwijima, kandi muri bo hagombaga kumvikanira ijwi rirarikira amahanga yose kureka gusenga ibigirwamana bagakorera Imana nzima. Amen. Iyo Abisirayeli baba indahemuka ku nshingano bahawe nk'uko tumaze kuyibona, bajyaga kuba ishyanga rikomeye mu isi. Imana yari kubarinda ikabasumbisha andi mahanga yose. Umucyo wayo n'ukuri kwayo byajyaga kugaragarizwa muri bo kandi bajyaga gukomerezwa munsi y'ubuyobozi bwayo bwiza kandi buzira inenge, nk'icyitegerezo cy'isumbwe mu kuyiramya biruta ubwoko bwose bwo gusenga ibigirwamana. Muvandimwe nkunda, icyigisho cya 27 cyavugaga ibyo Abisirayeli bahabwa amategeko tugisoreje ahangaha. Murarekeye icyigisho cya 28 kivuga ngo Abisirayeli basenga inyana y'izahabu. Ntuzacikwe n'iki cyigisho, ugire umunsi mwiza.